akira aho ngaho ntaza kubyibagira. Yego. Reka mbabwire mwa bantu mwe. Iyi dosiye nakasamo twirimo ibintu abantu bazasobanukirwa wenda kera. Ariko ubundi iyo bavuze declaration conjointe cyangwa se joint statement communique. Ubundi ni document imwe. Hanyuma igasinywa n'impande zombi n'umuhuza ubuhari nka Temo. Ngira ngo mwana bibonye na hariya Rubio nawe yasinye kuri iriya document. Hasi hariho signature. Hanyuma ikindi nta minsi yari ishize abantu bari Doha batubwira ko abantu bananiwe kumvikana ko nta kintu bumvikanyeho. Hari izindi ngufu rero nazi hari imana wenda kitire l'officier mu dalombre confiance imbizi ariko hari umuntu waje arababwira ngo kuko ntago bishoboka ko document imwe ishobora gusinyirwa i Kinshasa iyindi ngo isinyirwe i Goma a 2000 km do Kinshasa zisinywe Lawrence Kanyuka asinyukwe lo délégué wa Congo nawe asinyukwe hanyuma batari kumwe hanyuma wa muhuza nawe ntagaragaraho yasinye hanyuma wajya kureba ugasanga ya document ni même contenu ni ukuvuga ngo ugiye ureba les paragraphes uko zigiye zandikwa zose ni kimwe ariko niba wararebye paragraphe 4 yayo le point 4 yayo c'est le plus important muzirimo hariya kuko nzi kureba document urabona iyo twandika abantu bandika uraze hari na za character za computer lo character bakoresheje Kinshasa niyo bakoresheje Goma si zimwe donc nukuvuga ko rero ibyo nabyo ni bishya ariko noneho ikiri strange kirimo nuko nta muntu haba Kinshasa cyangwa Goma nta muntu numwe wigeze hakana ko ibintu biri muri iyo document abyemera cyangwa atari ibyo cyangwa batabyumvikanye bose barabitangaje ku mbuga zabo bose barabitangaje kugira ngo Kinshasa no kuri televiziyo yabo y'igihugu RTNC yes RTNC yarabitangaje so ngere ngatekereza yuko icyo nacyo ni kimwe ariko ngira ngo rwose umuntu wabigenje kuri ya nabo yafasha abantu pour des idiots ariko ntabwo ariko joint statement ntabwo ariko zandikwa sinako zisinywa cyangwa abantu wenda ibindi bihisha iyo hiryo ariko rwose biriya bintu nabyo ofete ni ikinyoma ngira ngo abantu turabavanzemo gakeya twari turi Washington none tugeze Doha bifitanye isano byose ni ishene ni gishene ni nacyo ambassador duhuriza ibyo bintu byombi Doha na Washington birahura bite ko muhise mubihuza dutangira ikiganiro nababwiye ko buri wese yaba muri bya bihugu bikomeye naho zivuga by'ibihangange yaba na M23 yaba leta ya Congo yaba u Rwanda yaba Burundi ibihugu byose dushobora gutekereza byaba biri maso bireba ibikorwa buri gihugu buri muntu uri involved n'iki afite inyungu areba mu maso ye bwite cyangwa nk'igihugu cye cyangwa nk'igihugu icyo gihe rero ufite izo nyungu ibyo ukora byose ugomba kubikora muri iyo mboni ibyo abanyamerika bakoze bikurikira Doha nk'uko navugaga mu kanya hari n'utundi muba mutavuga kandi ari udukora tuba duhari natwo twarakorewe rimwe presque en même temps byagiye bikurikira nk'amasaha ababirigi bavuze ngo ibyo mwabisomye nabyo nasomye igifaransa nkacyumva kamwe ntabwo baravuze bati ubungubu tugiye gushyiraho team abantu bagomba kujya kubonana n'abayobozi b'u Burundi n'abayobozi bo muri Uganda urumva bagahagarira aho ngaho na Congo bien sûr so iyo abanyamerika bavuze ngo turashaka abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu u Rwanda na Congo ko baza Washington bakumvikana ku kintu cyangwa bakasinya akantu natwe tuza gushyiraho umukono abireba mu mboni z'inyungu Amerika ifite mu bibera muri aka karere icyo tugifate nk'ihame noneho wareba ibyo navuze by'ababirigi bivuga ngo dufite ikintu cyihutirwa tugomba kohereza intumwa zijya kubonana n'abarundi zikabonana na Congo zikabonana na Uganda ariko prevo ubwe yari mu karere nicyo nkubwira uwo nawe afite inyungu zafite iri imboni ye
arebamo yasabye Museveni kuba umuhuza aha si uko se nicyo nkubwira kuba umuhuza wande w'u Rwanda n'Ububiligi wahoze uvuga ngo habaye ayo ni amakuru yizewe cyane rwose nibyo urabona ibyo wahoze uvuga noze mbireba kuri televiziyo y'Uburusiya ibyo twahoze tuvuga ngo abahuza babaye uruhuri nakangari wabivuze iki utamenya ibyo babirigi so urumva ko buri muntu wese uje akinjiramo yinjira n'agakirigishwa ke ariko ako gakirigishwa ke azana byaba muri diplomasi kuko ibi byose kuvuga ngo niduhura n'aba ngaba ni ikintu cyerekana ko ibihugu uko bibanye bashaka igisubizo ku kibazo gihari ariko buri muntu agakurura yishaye akijyana muri za nyungu zinavuze urebye noneho aho bigeze ugafata ako kadoha navuze mu kanya na honorable yavuzeho ugafata ibyo by'abaregivuze ugashyiraho n'ibi tuvuga bya Washington ahubwo uribaza utese igikurikira ni iki ikivamo ni iki inyungu icyambere za nyungu twahoze tuvuga buri muntu wese mudufasha kumva mugafasha abadukurikiye kumva ni isana ahubwo bifitanye za nyungu nakubwiye ni inyungu gusa ubwo naho tugarukiye uheraho ubyite ko nicyo kintu mbona cyasobanura byose ni inyungu buri muntu buri wese arinjiramo akurura yishyira ahubwo noneho ukavuga uti muri rwa rwego rwa diplomasi twahoze tuvuga no kugira uruhuri rw'abahuza abo bantu aho bazahurira niba ari muri sale ingana na Intare Arena ni urugero ntanze niyo nkunda cyane kurusha impamvu nitwahurira icyo dushaka kuzageraho ngiki maybe peut-être que buri muntu azavuga ibye buri muntu agenda avuga ibye urebe aha turi bane abandi bazaba barenze 40 buri muntu afite akantu gakurikiye babishyiraho bavuga ati hari ikintu twagezeho cyangwa se hari icyo dushaka kugeraho iyo mu rwego rwa diplomasi navuze babwira ni urwego rukomeye kuko iyo ni intambwe ikomeye kuko bazavuga bati ibyo bavugaga mu marenga none turabyumvise ahubwo ukagira n'amatsiko ukavuga uti twumve more turashaka kumva ibindi nimutubwire ukamubaza ibibazo kugira ngo wumve kubogama kwe aho agenda kubagamira nicyo yifuza kugeraho aho rero niba bizakorwa vuba hari nubwo bintebwe babe n'ibyo ngibyo ahubwo ugomba kwitegura ukavuga uti yes ngiye guhangana n'inyungu z'abantu runaka abantu baturuka kure mbese izanjye zo nzazibungabunga gute inyungu z'u Rwanda ngiye kurebamo ni izihe izo nzabonamo ni izihe uvuze inyungu z'u Rwanda nibuka ko ambasaderi Olivier Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda mu gusinya kuri aya mahame i Washington yagarutse n'ubundi ku by'u Rwanda rwakomeje kuvuga ko nta nzira y'ubusamo yo gukemura iki kibazo utagihereye mu mizi umva ko minisitiri Nduhungirehe yabivuze. Today we are talking about the real issues. Uyu munsi turimo kuganira ku bibazo nyakuri. Imizi yabyo igomba gukemurwa kugira ngo tugere ku mahoro arambye mu karere kacu. Ibyo birimo mbere na mbere umutekano ndetse n'itahuka ry'impunzi. Rero turimo kuganira ku buryo twakubaka imirongo mishya y'iterambere ry'ubukungu ihuza ibihugu byacu harimo no gukura ishoramari ry'abikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intego yacu ni ukugira akarere gatekanye kazira ibikorwa by'ihohotera rishingiye ku bwoko kandi kayobowe neza. Nidukorera hamwe akarere kacu gashobora kuba moteri y'iterambere ku baturage bacu bose ndetse no kuri Afurika muri rusange. Of prosperity for all our peoples and indeed Africa as a whole. Our common aim is to conclude a comprehensive. Intego duhuriyeho ni ukugera ku masezerano arambuye y'amahoro vuba bishoboka. Ariko nta nzira y'ubusamo cyangwa ibisubizo byihuse bigomba kubaho. Ahubwo dukwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo tubigereho neza. U Rwanda rushishikajwe no gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bose kugira ngo iyi gahunda igerweho. Mwarebaga hari icyo bita body language. Yes. Uko Michael Rubio yarebaga Minisitiri Nduhungirehe arimo kuvuga ubwabyo hari igisobanuro
cyihariye kirimo no yumvise reka ikintu kuko uvuze ibya body language nge ndibaza ko biriya bintu yavugaga sinibaza yuko kuko nkuko twabivuze we hari document yateguye nyuma yo gukonsulta akavugana n'impande zombi ariko icyo yabonye ni ukuvuga ngo chacun a presque campé sur ses positions sur ses préoccupations kuko ibi bintu Ministre Olivier yavuze ni uko ushyizeho ibya Ministre Olivier nuza gushyiraho n'ibya Kayikwamba yego uraza kwibaza ngo izi extremité zombi wazihuza gute uraza gusanga ari cya kibazo duhoramo cy'iminsi bya bibazo duhora tuvuga kuko Amerika nkuko babivuze yinjiye mu kibazo ni declaration yireba urebye point 4 yayo yego Amerika irasa naho ivuga iti mureke akajagari twikorere business nicyo kigaragara muri point 4 rwose akakavuyo ufatanye mu by'ubukungu ubufatanye mu by'ubukungu akakavuyo kanyu karatuma tutikorera business hanyuma noneho ikindi u Rwanda rwo rukavuga intere sebiye ko business natwe twayungukiramo kuko buriya DRC imaze kuza muri South African Community ni isoko rinini twari tubonye ntabwo u Rwanda ari rwo rwari kuryitesha uzi ko Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi bahuye inshuro nyinshi ingendo Rwanda ya igatangira kujya hariya kugenda hariya ngira ngo wabonye ko ureba muri iyi document harimo utuntu two kwamaduwa muri iriya point 4 bavuga ngo wenda mwafatanya mwese mukunguka mukagira ibisubizo win-win bakavuga bati wenda hano dushobora gutunganya zahabu dufite za raffinerie mwebwe wenda mucukura ibitaka mukabyohereza Washington ari ibitaka bakabitunganyirizayo ibyo ubwabyo ni ukuvuga ngo mupakira n'ibiro bidafite akamaro bikagenda bikagerayo niyo mpamvu bigaruka iwanyu bihenze tugakuraho duke wenda tukabafasha ariko nibura mufite igihugu hafi kiri très avancé mu bintu bya raffinerie mu bintu byo gutunganya ayo mabuye akajya avana atunganyijwe u Rwanda rwabyungukiramo namwe mwabyungukiramo urebye urabibona muri iriya point 4 yo kugerageza gushakamo ibintu bimeze nka win-win none ikindi noneho kuri kote ya Kayikwamba ibyo Ministre Olivier yavuze byo dusanzwe tubizi waravuga ati tuganire root causes ni igiki ntabwo wajya muri root causes utagiye guhamagara ibyo bita historical facts sibyo ngo umenye ngo aba barwandofone bahungiye twahariye bahisanze gute none ureba muri point ya mbere iriya yavugaga kuri souveraineté na intégrité territoriale muri déclaration biyamye ikintu cyitwa la mise en cause la mise en question des frontières donc wibuge ko Kayikwamba wavuga ati les frontières donc dufite umuturanyi tutahisemo sibyo le destin en a décidé ainsi ariko ikintu cyitwa imipaka nkuko yemejwe na ya acte constitutif ya OUA ntabwo izahinduka izakomeza kuba uko imeze yongeye kuri ya film ikintu cyitwa intangibilité des frontières donc muri déclaration ye arakubwira ngo ibintu bijyanye na souveraineté ya Congo ibintu bijyanye na intégrité territoriale ya Congo ngo ibyo ntabwo biri négociable icyo ngicyo akakigaruka akagifungiraho donc ubwo rero no kuvuga yuko niba arimo kukivuga noneho bakasa n'abantu bakuramo ikintu idocument muri ikintu kimeze nka muri bya bintu nkunda kwita intellectual terrorism cyangwa se terrorisme intellectuel harimo ahantu bavugamo ngo ikintu cyose kijyanye no kuvuga ko imipaka uko yakaswe babikoze mu buryo buri arbitraire cyangwa se imvugo yose qui pourrait remettre en question uko imipaka yashyizweho ati icyo kintu nacyo kirabujijwe impande zombi zigomba kukirinda urabibona muri iyo document iyo declaration so donc nukuvuga yuko rero ikigaragara ni igiki nge nahise nibaza ariko izi mpande zombi aho Ministre Olivier ahagaze naho Kayikwamba ahagaze turaza kubihuza gute ariko ubwo bumvikanye ku mirongo migari izagenga iriya akoro ivugwa muri point ya 5 wiyutse ko Rubio nawe n'abanyamategeko be nabo bazi yuko aba bantu bashobora kutazumvikana ndetse baranavuga ngo in case bananirwa no kumvikana kuri content y'imbanziriza mushinga y'amasezerano y'amahoro bazagaruka Washington nanone imbere ye kugira ngo agerageze kongera kubahuza donc bivuze yuko nawe ari sure 100% ko bo bwabo batazashobora kumvikana ibyo rero wavugaga by'akangarika bahuza hari babasaza ubwo nibyo nari ngiye kubaza hari babasaza batanu na babasaza batanu n'abamama babiri
Central Africa, Ethiopia, hanyuma wa musaza wo muri Nigeria, Obasanjo, abo ngabo bo nta nubwo tuzi aho basinzirira. Ntabwo kuva ibi bintu Ntabwo baratangira akazi. Kuva bashyirwaho akazi ntabwo baragatangira. Icyo ni kimwe. abo ni aba EAC na SADC. Aba EAC na SADC. African Union Yego. ishyizeho Perezida Faure. Yego. Perezida Faure Nyasimbe yashyizweho, ariko uragerageza noneho hari na Faure Nyasimbe ku biganiro bya Nairobi, urebye uko ibiganiro bya Rwanda mu mbabarire, urebye uko byari bimeze nyine n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. None tuvuge ko Amerika yamutanze imbere yabitwaye, we ntabwo we azasigara akora metre gasominari, ndabona afiteho ntuza. Sinzi ngira ngo wenda reka tubanze dusubize ikibazo cyawe cya ruriya ruhuri rw'abahuza. Reka tubivuze mu magambo make yumvikana. Biragaragaza ko Kongo ari umurwayi urembye ukeneye abaganga benshi n'imiti myinshi. Nicyo bivuga. Ibaye incompatible. Nicyo bivuga. Iyo miti yakorana. Ibyo ibya incompatibility bijye biza nyuma, ariko iyo umurwayi arembye akaba ari muri soins intensifs, abaganga benshi bamugeraho ndetse bakamugeragerezaho imiti myinshi. Nicyo cyonyine gishobora gusobanura aba bahuza benshi b'uruhuri, nuko ikibazo cya Kongo ari ikibazo kiri complex. Kikaba complex atari ukubera ikibazo ubwacyo, ahubwo aba acteurs bashaka gukemura icyo kibazo. Kuko nkuko yabivuze Honorable Evode, East African Community niyo yabanje kwinjira muri iki kibazo kubera ko Kongo ni umunyamuryango wa East African Community. Leta ya Kongo kubera ko itari yishimiye uburyo bwo gukemura ikibazo hakoreshejwe diplomasi n'ibiganiro, yirukanye East African Community hitamo SADC, yayemereye kuza kuyifasha kurwana. Hanyuma iyo miryango yombi ihuye baravuga bati nk'umunyamuryango wacu ntabwo bikwiye ko imbaraga zacu tuzitatanya, mureke tuzishyire hamwe. East African Community na SADC bakoze inama, nibwo bumvikanye ko bashyiraho abahuza. Nagira ngo byumvikane uburyo abo baganga bose baje gusuzuma wa murwayi urembye witwa Kongo no kugerageza kumuha umuti. Ubwo ibyo byabaga hari ibiganiro byaberaga Rwanda bitarangiye kubera ko wa murwayi umunsi byagombaga nibura kugira aho bicumbikirwa, yazanyemo amananiza akavuga ko adashaka kuvugana n'abamurwanya kandi adashoboye gutsinda bya gisirikare. Monsieur l'ambassadeur, il y a un événement le 22, un concert pour la paix dans l'Est du Congo, qui était reporté et maintenant qui a lieu. Votre sentiment, votre message pour les organisateurs comme pour le public qui s'y tiendra? Ce concert du 22 avril 2025, c'est un concert qui témoigne avant tout la solidarité entre nos compatriotes congolais, la solidarité également du reste du monde face au drame innommable que nous vivons dans l'est de notre pays avec l'agression barbare du Rwanda. Et c'est un moment de communion, c'est un moment de l'expression, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, de l'unité inébranlable du peuple congolais. Nous sommes un peuple uni, nous sommes un peuple qui est porteur de valeurs culturelles, nous sommes un peuple qui est à la genèse, à la création de ce qu'on appelle la rumba aujourd'hui. À travers cette musique, c'est une contribution de notre culture à la civilisation universelle. Et donc, pour ma part, il y a eu un quiproquo, nous ne revenons plus là-dessus. Le plus important, c'est que le concert aura lieu et il aura bel et bien lieu. Et je pense que ceux qui ont voulu que ces concerts ne puissent pas avoir lieu vont se mordre les doigts parce que à travers tout cet imbroglio qu'ils avaient créé aujourd'hui, vous le savez et vous le voyez bien, ça fait de la publicité. On se pose la question si l'Arena, et je me pose la question si l'Arena
de Bercy pourra contenir tout le monde qui y aura, parce que nous serons tous là. Nous serons tous là, de la France, des quatre coins de la France. Les compatriotes congolais viendront pour exprimer notre solidarité par rapport à ces drames humanitaires, à ces drames sécuritaires qui se passent à l'est de la République. Je vous l'ai dit en vérité, et c'est une conviction que nous partageons, c'est un engagement, un serment que nous faisons tous les Congolais, que le Congo restera un et indivisible. Plus de 50 jeunes du quartier Mapendo, dans la commune de Goma, ont intégré volontairement dans l'armée révolutionnaire congolaise ARC du mouvement AFC M23 ce jeudi 24 avril 2025, lors d'une campagne de sensibilisation menée par l'équipe d'écoute de la coordination provinciale chargée de la mobilisation et du recrutement. Les nouvelles recrues témoignent leur motivation. Abakunisukuma nilijitoa tu kutumikia nchi ya RC kundi ya M23, nilijitoa kabisa naitumikia mpaka kufa. Vraiment hakuna manisukuma, ni utashi yangu kuingia mchama ya FC M23. Un geste de bravoure loué par Fanta Sadiki Bello, chef du quartier Mapendo. Occasion pour Rémi Seguiobe de remercier les parents de Goma qui acceptent d'envoyer volontairement leurs enfants à la formation militaire du mouvement AFC M23. Actuellement, ce n'est plus question de forcer ou même d'insister. Les parents eux-mêmes ont compris qu'ils doivent aussi envoyer ou conscientiser leurs enfants pour que notre pays soit sauvé par le régime que vous connaissez, le régime qui nous a endeuillés avec des antivaleurs. D'abord, moi, le message que je vais lancer, c'est de remercier les parents, remercier aussi les gens qui nous font confiance en venant adhérer massivement et volontairement. Les habitants de la place ont saisi cette opportunité pour poser toutes les questions en rapport à la situation sécuritaire et économique. Toutes les questions ont été répondues favorablement par cette équipe envoyée par le gouverneur de province, Bahati Musanga Erasto, dans sa politique de proximité prônée par l'AFC M23. M. Théo Remesha répond à la question relative au travail des fonctionnaires de l'État de la ville de Goma. Question à travailler à l'État. Travailler agent de carrière à l'État, biko apolitique, biko na loi yenye na régime yenye comme constitution ya nchi. Bien que constitution leo iko suspendu momentanément, cette situation, lakini agent wa l'État kuna kunyata ilaka.